tuzatamba cyane dutambutse turirimbe mu ngeri zose. Mubyeyi wanogeye Imana twigishe kwisenga, ejo abayobe bataduseka tukazakorwa n'ikimwaro. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzikaraga imbere y'ameza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse turirimbe mu ngeri zose. kugira ngo duhure n'Imana wabaye irembo rya Jambo, natwe igihe tuzasanga Imana uzatubera inzira nziza. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzikaraga imbere y'ameza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse turirimbe mu ngeri zose. Mariya izi nteko z'abasenga ni izawe n'iza Jambo, girira uwaziguhaye uzigisha kunyura Imana. kera Mariya isi itararemwa, Imana yarizi kuzaturamira, kuzatubera umubyeyi wabahabye Eva yataye. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzikaraga imbere y'ameza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse turirimbe mu ngeri zose. abahanuzi bakuvuza ibigwi, intumwa zirakwamamaza, abanone turakuririmba, ab'ijuru baguha impundu. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzikaraga imbere y'ameza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse turirimbe mu ngeri zose. Ni wowe rutare rwanjye Mana yanjye, ni wowe niringiye, kuko nzaguhanga amaso buri gihe ngusaba imbaraga, maze nsinde icyago. mu bihe by'amage nzaza nkwirukira,
uzazunyikirize uzansubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinga icyago urungwirize ningucumuraho nzazunyikirize uzansubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinga icyago ningira ibyago nzasumpumurize nimbura byose nzazungungahaze uzansubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinga icyago nicwa n'inzara nzazumfungurire nimbura untabara nzazungotore uzansubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinga icyago
z'urukundo naje kugushimira nakweguriye byose naje kugushimira nunze ubumwe nawe simpungabana nzakomeza ngushimire duherutse kugusaba
dusubize inyuma abakwemera, dusubize inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Yiyeguriye Nyagasani nitabibike, ubutumwa nzabusohoza. Iteka mwemerere amfata ukuboko, iteka mwemerere amfata ukuboko. Nakurata mwami nzaririmba ubuntu kugirira iteka, nzamamaza hose ubutumwa uzamanza kubera umuhamya. Dusubize inyuma abakwemera, dusubize inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Sinzagira ubwoba ndi kumwe n'Imana rutare begamiye, mu makuba yose ntizanyobora ntiyogesha umukiro. Dusubize inyuma abakwemera, dusubize inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje.
Mbaza Imana niyo murengezi, komeza uyizere kandi jya usenga, kuko byose bihira abakunda Imana. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Roho muhoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Waba umurwayi cyangwa uri muzima, iragize Imana niyo ubugingo, komeza uyizere kandi jya usenga, kuko byose bihira abakunda Imana. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Roho muhoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Mu bigeragezo, mu ntege nkeya, tabaza Imana niyo ubuhungiro, komeza uyizere kandi jya usenga, kuko byose bihira abakunda Imana. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Roho muhoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Abantu bakwanze bakakubeshyera, byereka Imana niyo isi byose, komeza uyizere kandi jya usenga, kuko byose bihira abakunda Imana. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Roho muhoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Mu mirimo yose aho uri hose, izere Imana igihe cyose, abayizeye babonye ihirwe, kuko byose bihira abakunda Imana. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu, nzajya ngushimira Roho muhoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Byose bihira
komeza intambwe zanjye nyagasani ukurikire ntadandabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere mu butwari
ubudahemuka bwawe bugatumbagira mu bicu. Naje 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 samuzure naje naje mu nkora ugushaka kwawe. Mundi dukunda byohebuje, shimirwe ibitangaza udukorera. Mundi Dukunda byahebuje, shimirwa ibitangaza udukorera. Aya majwi yacu nakunyure mu byoroheje, tugutaramiye tugutetera mu byiza Rwanda. watwihangiye udukunze mugenga, uturema mu ishusho yawe turabigushimiye. Dukunda byahebuje, shimirwa ibitangaza udukorera. Aya majwi yacu Nakunyure mu byoroheje, tugutaramiye tugutetera mu byiza Rwanda. waduhaye umugisha n'umwuka wawe, uduha kugenga ibyo waremye byose turabigushimiye. Dukunda byahebuje, shimirwa ibitangaza udukorera. aya majwi yacu nakunyure mu byoroheje, tugutaramiye tugutetera mu byiza Rwanda. waducunguje umwana wawe w'ikinege, aturokoye umwanzi igica turabigushimiye. Dukunda byahebuje, shimirwa ibitangaza udukorera. Aya majwi yacu nakunyure mu byoroheje, tugutaramiye tugutetera mu byiza Rwanda. waduhaye ishema kiriziye ukunda, Shimirwa kubwira bakugana turabigushimiye. dukunda byahebuje, shimirwa ibitangaza udukorera. Aya majwi yacu nakunyure mu byoroheje,
turabigushimiye mu bihe by'amage ni wowe buhungiro uwaguhungiyeho ntahungabana turabigushimiye ntawakwiringiye wikoreye amaboko kuko ibyaremwe byose bigengwa nawe turabigushimiye